kubaha andi makuru. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 nta gihindutse. Mama Rwagasabo mwarebaga online murayireba no muri site bose mwahisemo gukurikira Ntagara Official. Reka mbahe ikaze mwe mwakurikiye Ntagara Official, mbabwira ko mwahisemo neza. Banza ukore subscribe, like, share, utere na comment. Murabizi ko buri gihe duhora dushaka ibyiza byabateza imbere, byakomeza kubashyigikira, inkuru nziza zigisha, yaba z'urukundo, iz'ubuzima, byinshi bitandukanye, ku byamamare bitandukanye. Uyu munsi rero twaje kujya tubabwire indi nkuru kandi iribuze gushimisha benshi, abantu bakunda by'umwihariko uyu mugore cyangwa se uyu muntu. Si abagabo gusa bamukunda, si abagore bamukunda gusa, si abana cyangwa se urubyiruko bamukunda gusa, ahubwo ni ingeri zose bitewe n'ubutumwa atanga, bitewe n'uko afasha benshi mu mvugo ye ndetse n'ibyo agenda akora yifashishije igitangazamakuru cye. Uyu munsi rero tuguhaye ikaze, kora subscribe utarabyibagirwa. Nk'ibisanzwe ngende Ntagara Delphine, kora subscribe kuri Ntagara Official. Uyu munsi rero twaguteguriye byinshi, cyangwa se twaje kukubwira inkuru nziza ku munyamakuru Mutesi Scovia, benshi bakunda kumuhamagara Mama Rwagasabo. Of course hari ishingiro ryo kumwita gutyo kuko she deserve it, arabikwiriye kuko ni nawe umuyobozi w'ikinyamakuru Mama Rwagasabo. Rero yamaze gutangaza cyangwa se yamaze kumenyesha abakunzi be ndetse n'abamukurikira ko mu minsi mikeya mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa mbere tuzaba tumureba hariya kuri televiziyo. Mama Rwagasabo uzajya wicara muri salo iwawe ukazajya ureba ibiganiro, amakuru byinshi bitandukanye, aho wenda mwakurikiraga Mama Rwagasabo ku muyoboro wa YouTube, ariko vuba bidatinze ngo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka tugiye kujyamo, habura iminsi mike cyane, muzajya mumukurikira cyangwa se muyikurikira, dore ko hari bimwe mu biganiro nawe haba yateguye abariho. Muzajya muyikurikira wicaye muri salo iwawe, ukavuga reka dushyiremo Mama Rwagasabo, nk'uko uvuga reka dushyiremo BTN, televiziyo Rwanda ndetse n'izindi zose. Ubwo rero ku muyoboro wa YouTube agiye no kujya ahagaragara noneho televiziyo, benshi niko tubyita, kuzamurira kuri televiziyo, aho yabinyuzaga mu nyandiko cyangwa se Mama Rwagasabo yakoraga kuri YouTube cyangwa se akorera kuri YouTube. Ubwo rero mushonje muhishiwe. Uyu mugore cyangwa se umunyamakuru Mutesi Scovia hashize iminsi nabwo atorewe kuba umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC cyangwa Rwanda Media Commission. Abantu benshi bishimiye bati uyu mugore rwose arashoboye. Ubwo rero niba umukunda, ukunda ibiganiro bye, niba akwinspiringa mu buryo butandukanye, dore ko atumirwa ahantu hatandukanye, mu bigo by'amashuri, muri organization zitandukanye, gufasha urubyiruko, ababyeyi, kugira ikintu yababwira muri iki gihe tugezemo. Benshi kandi baramukunda, urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abantu batandukanye, ingeri zose ziramwishimira bitewe n'ubutumwa atanga, bitewe n'amakuru atanga, bitewe n'ukuntu avugira rubanda, cyangwa se bitewe na byinshi biganiro aba yateguye, ariko nanone byongera kwigisha no gukangurira abanyarwandakazi, by'umwihariko umwana w'umukobwa kwitinyuka agakora akagera ku ntego ye. Benshi rero bamumenye muri ubwo buryo mu ma speeches atandukanye ndetse n'utuntu twabyenda gusetsa, ariko abatebya anasetsa abantu. Byinshi abantu bagenda bakunda kuri we. N'umuntu uzi kuganira, cyane cyane niba ageze mu rubyiruko, niba ageze mu bantu bakuru, amenya uko yitwara kandi message cyangwa se ubutumwa bwe bugatambuka. Niba usanzwe ukurikira Mama Rwagasabo cyangwa se ukurikira uyu munyamakuru Mutesi Scovia, ibi rwose nibyo uhishiwe vuba cyane. Mu mwaka utaha 2025 uzajya umukurikira wicaye iwawe muri salo. Ibi nibyo yamaze gutangariza abanyarwanda, namwe mumwumve. Nitwa Scovia Mutesi, ntabwo nitwa Mama Rwagasabo. Icya kabiri, nyobora urwego rw'itangazamakuru rwigenga, ntabwo nyobora abanyamakuru bigenga, Rwanda Media Commission. Ariko reka mbonereho n'umwanya wo kubafasha
kubaha andi makuru. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 nta gihindutse. Mama Rwagasabo mwarebaga online murayireba no muri sala nka televiziyo isanzwe. Mwabanye nanjye ikiganiro twari twabateguriye by'umwihariko kuri Ntagara Official. Komeza udukurikire hose, tuba duhari, yaba kuri TikTok, kuri Facebook, Instagram, X ariyo Twitter ndetse no kuri YouTube. Tuba duhari ku bwanyu. Mbifurije ibihe byiza, kandi nawe utameze neza uraza kumera neza. Mbifurije guhaha mukaronka.